Allo? Seti bimeze bite? Uri hehe? Hano hari imiserero urabyutse mwana? Umva ukomeze kose shyiramo agapfukamunwa ubanguke hano hepfo yiwawe habaye ibibazo banguka iminota ibiri iminota ibiri ukomeze kose banguka hepfo muri ka kayira kamanuka hepfo yiwanyu gato yakaza mu makorodoro mu tuntu tumeze nk'udukorodoro banguka sawa banguka Setaje yambaye isima none ndavuga Seti we kuje wambaye isima manu je wambaye isume warasaze Uze wambaye isume man ndikuyumva umutipa ateye ivi baramwanga ntago nzi ibintu byabaye umva man umva ihangane gato tuvugane ni ibiki bibere hano uriya mukobwa naramukunze ndamuzi turaziranye nkunda kumona tuzanye igihe kinini singiye impeta mama gawe ndi mu rugo narindi kumwe n'abashyitsi ariko muranyihanganira nkuko mubibona nanjye niko mbibonye ngira ngo murabona ukuntu nje meze icyo nkoze nukuza kandi bwangu nkuko nari mamagawe mu kazi icyo nibutse nuko nari nambaye isume nyiva muri douche ubundi njyewe urumve niyo Bosco mwari mwabonana ntago ndamubona bro nicyo kintu kimbabaza oya ngo iki ngo mwanje Bosco nubyutse uyu mukobwa kuko niwe mbasanga ngo iki ngo mwanje mbana n'ibyo bintu mama cyakumbabaza man ubundi nkabariye ntabwo mushobora njye muzi ntabwo nabyemera aho ujya wose ndavugisha nawe man no byumve byumve no wakubwira ubizi uburekera ngo ngore iki uri kwihana ndagukunda ugukunda uba urashaka iki koko Allo? Seti bimeze bite? Uri hehe? Hano hari imiserero urabyutse mwana? Umva ukomeze kose shyiramo agapfukamunwa ubanguke hano hepfo yiwawe habaye ibibazo banguka iminota ibiri iminota ibiri ukomeze kose banguka
banguka hepfo muri ka kayira kamanuka hepfo y'iwanyu gato yakaza mu makorodoro mu tuntu tumeze nk'udukorodoro banguka sawa banguka iminota ibiri banguka uretse ubona hano hari imiserero banguka itindi usanga birapfuye banguka bana nuko guserera habaye iki nanjye simbizi mutipe gusa mbanza ateye ivi bikanga nese bari gutera zino mu muhanda bakubita kandi karabaye Setaje yambaye isume noneho ndago Seti we kuje wambaye isume manu uje wambaye isume warasaze uze wambaye isume manu ndi kuyumva Seti wambaye isume wa umutipe ateye ivi baramwanga ntabwo nzi ibintu byabaye umva mani umva ihangane gato tuvugane ni ibiki bibereye hano uriya mukobwa naramukunze ndamuzi turaziranye nkunda kumubona tuzanye igihe kinini singiye impeta singiye narinje uyu niwo mwanya nicyo gihe narimbonye kugira ngo mbe namubwira ko mukunda mubwire buri kimwe cyose kindi ku mutima ko ari wo mugore nshaka dushobora no kuzabana none birangira byuzuragira ngo mbikirene koko bro none se umutereye impeta wari usanzwe umuzi umva njyewe nari nsanzwe muzi dusanzwe tuziranye urumva turaziranye umukobwa mwiza kandi nawe urabibona ko nta muntu utamwifuza wowe muri bara watereye ihangane none se mwari musanzwe mukundana turakundana ariko none ndebere ibintu nkuriye mu bantu uyu ni umutako TV sinzi ikintu cyandifuza gukora reka banakwange n'ukuri uyu ni umutako TV mamagawe ndi mu rugo nari ndi kumwe n'abashyitsi ariko muranyihanganira nk'uko mubibona nanjye niko mbibonye ngira ngo murabona ukuntu nje meze icyo nkoze ni ukuza kandi bwangu nk'uko nari mamagawe mu kazi icyo nibutse ni uko nari nambaye isume nyiva muri dushe ndetse n'ikarita y'akazi reka mbashe kubaza bamwe muri aba ngaba bari bari aha ngaha nkurikirane mbashe kumenya aha ngaha uko byari byifashe umusaza ikibazo cyabereye hano uyu mugabo urabona ko ari kurira cyane byifashe bite byagenze gute twebwe ukuntu tubibonye manutse nturutse hano haruguru noneho nje nsanga hano nyine habakavuye abantu bose bahurura ari benshi noneho uyu nguyu uno mukobwa no muri crew yacu yakunze uno mukobwa uno muhungu yarasanzwe uza kudusura kuri shuti akatugurira nyine mwemuretse gato ibyo umuntu yari afite mu mutima bishoboke ko nimba wenda yari kumwemerera yari kumutahana akaba yanamurya akantu n'iki nawe urabibona umusa wowe wabibonye gute jewe nanjye ngiye kubona mbona umuntu ateye ivi mbona yikubise hasi none yarimo aranarira nanjye byanyobeye rwose ubu nanjye ndi kwibaza se ni gute umuntu w'umugabo nimba ari ugupropoza ni gute ajya mu muhanda akarira akanikubita hasi agakumbagara bibaho se biriya bintu birababaje nanjye nje nguruka sanga hahiye koko yari yitwaje na pitasi urabona uno musore yaracomotse mu irogi urumva gahunda ihari urabona duhuye gutya urumva
si wakabonye ukabona si do kigaragara bose beretse kujugunya igikapu ngwino gatoya ihangane byumvikana bito ihangane gatoya umukobwa naramukunze ihangane ngwino tukubwire gatoya ayo ni Umutako TV abashiki bacu mureka tuvuganeho gatoya umva mwihangane gatoya ihangane gato tugira ikintu tubabaza twe turi itangazamakuru nyuma yo kumenya yuko uyu mugabo mwakihanganye tukagira icyo tuvugana mwakihanganye iki se tuvugana namwe niki mushaka kumenya dushaka kumenya ikibazo kiri hano ibibaye genda kibaza akagari kuno mudugudu ntago twebe tureba umva mwakihanganye mwihangane mushaka kumenya se ihangane tuvuze yanakubanga ikibazo gihari kwini wowe ubizi neza kuri uwo mutipe afitiye gahunda mani ntago ngenshaka tugurira amayoga none yakoze igikorwa yazanye nyine Fridas Buretse ndashaka kubanza kuvugana n'aba bakobwa sister ndakwinginze ihangane tugire icyo tuvugana mu minota nk'ibiri gusa ngende umunyamakuru ego Umutako TV sawa tugende nta makuru dufite yo gutanga none se byagenze bite umva ngiye nkubwire bro sibyo twebwe dusanzwe dukina filime sibyo ndakeka nimba unabizi cyane mutabizi simbizi twe dukina muri Kigali Sunshine TV umukina he Kigali Sunshine TV niho dukina Kigali Sunshine TV twe niho dukina uyu mujama yarasanzwe tuvuga nyine n'umushuti wacu uri kumva aza akatugurira amayoga yamara kutugurira amayoga bikarangira ndabona yagarutse ubu nkora iki impeta ningiye umukobwa naramukunze arabizi ubise ubu ngo baragira ngo nkora iki koko akira ibyawe sister ariko mani urukundo ntago ari gupanika urumva ntago urukundo babimeka we ntago urukundo ari agahato urumva uyu gujya ntago namukunda urumva njye mfite uwo nkunda bro ya ntago we nagukunda njye mfite uwo nkunda wibesere musanzwe muzi yese musanzwe muzi mureka twumve ihangane twumve uyu mukobwa wo gatoya mwihangane gato sister itone gato tubashe kumenya ikibazo cyawe uko cyifashe kuko nanjye ntago nishimye kuba nje mu kiganiro nambaye gutya imbere y'abantu sibyo sister umva nkubaze mwe mutuje umva ihangane gato pablo mvagere ngubwira urumva njyewe umuniga twaciringana bisanzwe urumva twaciringana bisanzwe akatugurira amayoga n'ibintu biri aho ngaho njye sinakundana n'uyu muntu njye mfite umuntu nkunda bro urumva njye sinakundana izo mete jya gushaka abandi mvi imbere aro wibabagara ararwaye ko umuntu bamute hano hayi gukunda nubizi bose ihangane ngwino twifuga yose baragira ngo nkora iki koko ndabibona wacitse intege umva ihangane pe ihangane pe unamugani wanamushobora mwemeye mugi ariko nubundi boringo nzakomeza mukunde icyo yakora cyose kankubwire ngewe ko ibintu bimeze ariko nge kameraman twigendere kuko abantu bari no kuvuganiramo ntago twamenya ibibazo byabo ngwino nkubwire ibi bintu muceceke mani tugende reka mubwire ibi bintu ukuntu bimeze mani nge ndabizi calm down please ntabwo ubizi ariko urabizi baby urabizi umva oya tuvire muri gahunda mureke mubwire ngenda ku ruhande mvugane n'uyu muntu sibyo umva gwino hano ngiri akantu wibariza aha byifashe bite hano ubundi ibintu bikuntu bimeze uriya mutipe donc nago navuga ngo wenda yaramupropoje cyangwa yamubwiye ko amukunda uriya mutipe ajyaza ahantu dushutingira twebwe turafilmmaker naye ntago ari ubwa mbere nkubonye ya turafilmmaker donc urabona ibintu ukuntu bimaze igihe umutipe ngiye nkabona asa nk'uri mu rukundo n'ura mukobwa gusa wa mudada icyo nzi nuko atamukunda ibyo ndabizi
ntabwo nshaka abaturage bakomeza gusakuriza muri mikoro reka twumve ikibazo uko cyifashe ahangaha namwe turagenda tubahereza ijambo mutubwire mwihangane aha komeza utubwire so njyewe rero icyo nzi uriya mudada mu by'ukuri turakurana turabafilmeka uriya mutipe ajya atugeraho aho turi aho dukorera shooting aratugurira turaciringa juste tuzi ko ari umujama wacu bisanzwe ariko iby'urukundo rwe n'uyu mukobwa ntabwo njye mbizi ko uko nsanzwe nzitela mumuhereza izo rinete ze ndabona kiri kurira komeza umbwire uko nsanzwe nzitela ntabwo nzi ko Tela yakunda uriya muhungu so sinyibaza ukuntu uriya mutipe yatekereje gukora igikorwa cy'ububwa akaza gutera ivi Tela nzi ko asanzwe akunda niyo Bosco nicyo kintu nzi nicyo kintu umaze kumenya so utekunda nde njye nzi ko akunda niyo Bosco Tela ngwino hano ngwino calm down Calm down, baby, calm down. Jerry anigarira reka mbaje. Calm down, nibo tugira umuntu ukunda. Babizi ngiye kumwemera. Ngiye amaniga y'iminsi nago nyashaka. Narwo nyakunda. Sisi naguzwe ngiye mfite umuntu nkunda. Muvuge rero dushaka kumenya urumva? Ngiye mfite umuntu nkunda. Nubwo naramubona ariko mfite umuntu nkunda urumva? Ninde ukunda? Umva bro undi ngiye nkunda niyo Bosco. Niyo Bosco Ramos. Yego. Ya. Ngiye niyo Bosco ndamukunda urumva? Ndamukunda n'umutima wanjye wose. Urumva niyo Bosco ndamukunda ahubwo zirambwa mani zirambwa zaziza kumpropose urumva njye nkunda niyo Bosco nubwo naramubona niyo namubona nkahita mpfa bro urumva nta kintu byabintwaye ku bundi niyo Bosco ubundi birambabaza ihangane zira nazo zikaza zinera umwako ubundi njyewe urumva niyo Bosco mwari mwabonana ntabwo ndamubona bro nicyo kintu kimbabaza urumva indirimbo ze ndazikunda urumva niyo Bosco ndamukunda ntabwo nzi impamvu namukunze urumva urabizi urukundo ni impumyi ni ibintu byizana urumva ariko niyo Bosco ndamukunda basi nk'umunyamakuru basi oya ngo iki Manje na Bosco nubyutse uyu mukobwa kuko niwe mbasanga ngo iki Manje mbana n'ibyo bintu mama utakumbabaza mani ubundi nkabariye ntabwo mushobora njye muzi Tela ihangane akumani basi ntiwamumuza njye nkahita nanapfuye kuva kera tukinakorera muri iriya Muni Galaxy TV basi niyo Bosco nari byazaza nasuze byonyine TV until now byazaza nasuze byonyine basi Gwino urebeshe kamera hano kuri uyu mukobwa kugira ngo tubashe kumenya ikibazo cyo uko kimeze none twagufasha iki basi tube twagira icyo dukora cyose kugira tuguhuze nawe basi byonyine nkamubona basi nkahita nipfira mani njye nta kintu byabintwaye kuko njye ukuntu mukunda bro ndabizi aramukunda gusa ihangane mama njye nta n'undi muhungu nzakunda atari niyo mpamvu yatumye ukatira uriya musore ubwo mani njye ntabwo namukunda njye mfite umuntu nkunda nubwo naramubona haguruka ihangane njye nubwo naramubona ndamukunda ihangane mumfashe tuhagurutse uyu mukunda byonyine reka haguruka turaza gukora ubuvugizi bwabo turakora ubuvugizi bwabo ese niyo Bosco avuga n'uwera niyo Bosco avuga n'uwaye oya tuza mushyira hano kure ni ukuvuga ngo yanze umuniga yemeye umutabona iyi ni ya ndwara y'urukundo bajya bavuga mama njye basi muzamuzenya sa nk'uhagarara inyuma ye ujye hariya akuryameho sibyo wowe hagarara umusa hagarara basi gutya ko mukunda Shua nibyo koko akunda niyo Bosco just akunda niyo Bosco kuva kera cyane donc twakoraga muri Moon Company Limited Galaxy TV akunda niyo Bosco ndavuga ni wenda byashoboka ko ari aha hantu turi hatuma mukunda cyane amwaburisha kumukunda reka tujye muri Kigali Sunshine TV turanayikatira byatari turanahenera ariko kuva twagiye muri Kigali Sunshine TV man wapi
umwana yarasaze mani mwamfashije mukamumuzanira kweri natwe turamukunda ariko we level biriho ni ibisazi ntabwo nibaza uburyo akunda uriya mutipe do mani no mu buriri turyamye arashiduka agafentinga mani wowe hafi ye mu buzima bwa buri munsi ubuzima bwa buri munsi tuba turi kumwe every day arafentinga mu nzira turi kumwe arafentinga sinshobora gucuranga indirimbo ye niyo Bosco ewana ahita fentinga ati icyama nkamubona basi niyo nahita mfa niba ari umuntu ufite agashata mworosi ndabona hari izuba mu kanya ari bucururuke ego mumworose mani ni kuriya nyine mbitunze nitera mugenzi wanjye ariko biri ku rwego rurenze hamwe nk'itangazamakuru mufite icyo mwadufasha mukamumpurizana niyo Bosco byaba ari byiza cyane kubera ko biratugora biratubangamira donc nimba umuntu akunda undi bose barahari afite abatipe beza bamutereta benshi cyane pe ariko bose arakatira mani nta mutipe ushaka kumuterera ivi nta mutipe ushaka kumupropose abyumve wapi niyo Bosco yabaye niyo Bosco so buse niyo yabona wenda nk'umusore ufite imodoka ufite amafaranga ufite business ntago ashobora kumwemerera ntago bishoboka akunda niyo Bosco ku rwego rwo hejuru ejo ndi hari uwaje man Prabrize yarayimennye arasara shuwa arasara ngiye nkunda niyo Bosco nshaka niyo Bosco nta kintu avugana n'aba ngaba baraciriritse nshaka niyo Bosco niwe nkunda niwe mahitamo yanjye niyo namubona ngapfa uriya musore byatangiye gute umaze kutubwira ati ni ngewe uba hafi ya bamwita nde Tela ati ni ngewe uba hafi ya Tela byatangiye gute wenda nkuko musanzwe mukina sinema nyarwanda cyangwa se filime nyarwanda byatangiye gute cyangwa se ubu tuvugana nkuko tumaze kubibona n'abantu badukurikirana ku Mutako TV byatangiye gute kugira ngo uriya musore aze gutera ifi uriya mutipe ajya dusanga Samoya turi muri shoot inshuro nyinshi cyane nge ntago muzi mubona gutya nkamufata nk'umufans wacu ari umwe mu bafans bacu so nimba rero ari umufana wacu nge nibaza ko nabirenze araza akatugurira ibiki bieri mumwegure mumwe n'amazi amabiya tukanywa ibintu byose so nge mutipe ntago nzi ukuntu byaje ariko yarambwiye ndashaka uzanshishiriza uriya mwana hanaha mu nzira uzamuze nawe ngewe numva ko ari rwa rukundo rw'ibyo dukora amukunda ariko ntago nibaza impamvu uburyo byafashemo urundi rwego kugeza ubwo yatekereza kumuterera ifi donc nge ntago nabitekerezaga nibazaga ko ari ubucuti bisanzwe amukunda ashaka ko bahura akamubwira congratulations ibyo ukora ndabikunda ndagufana what and what gusa ibi ntago nari mbyiteze wanumaze kumbwira ati nyuma yo kuvaho twakiniraga mbere ubu filme zanyu ziri kubarizwa he filme zacu donc nagari imwe hari Slay Queen series hari na Animatrice ziri kubarizwa kuri Kigali Sunshine TV buri muntu wese yanyarukiraho akatureba hariho ibintu byiza cyane ntago byo bridge urubyiruko donc gutya mwese muri nka team just as team ahubwo ntago nza habo abantu bavuye ariko turi team donc turi muri movement hano turi gutembera nje na Tela ariko bagenzi bacu bashaka kuba bari hafi uriya musore ninde wamuhaye amakuru y'uko uri kumwe na Tela